ntabwo byatunguranye wenda kubera ko abantu bakomeje kumva perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abagize guverinoma bavuga ko nta na rimwe bazigera baganira n'uriya mutwe ngira ngo nicyo cyatumye wenda abantu batungurwa ariko iyo usuzumye uko iki kibazo cyagiye gigerageza gukemurwa kuva iriya ntambara yakongera kubura baba imirwano yakongera gutangira wasangaga harimo ibintu bitatu navuga. Icya mbere ni uko bagenzi be mu karere ni ukuvuga ngo abakuru b'ibihugu baba bari mu muryango wa East Africa ndetse n'ejo bundi East Africa ihura na SADC bo bahoze bamye bavuga bati M23 ni abantu barahari ni abakongomani n'abageze aho aza kubyemera ko ari abakongomani bigaragaza ko ikibazo ari cy'abanyekongo. Icyo ngicyo ahubwo nicyo kintu bavuga uti noneho yacyemeye kumugaragaro ntabwo ari ukongera kuvuga ngo ni ibikoresho ni ibikonoshwa ni abantu bakoreshwa n'ikindi gihugu. Ubwo nicyo bivuga yuko yabyemeye bwanale nicyo bivuga ko yemeye ko ari abanyekongo. Ibyo yari yarangije no kubyemerera abakuru b'ibihugu mu nama zitandukanye noneho abyemereye ku mugaragaro navuga noneho anabyemereye natwe twese rubanda tubyumva kuko niba yagiye muri Angola igatangaza yuko igiye kureba uburyo umutwe wa M23 uzaganira na guverinoma ya Kongo ntabwo waganira n'abantu badahari. Icya kabiri rero ni uko yemeye ko noneho nk'uko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yigeze kujya kubivuga ndumva niba nibuka neza ari mu nama mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye yemeye ko ibibazo noneho by'abanyafurika bigomba gukemurwa bikemuwe n'ibisubizo by'abanyafurika mbere na mbere noneho izindi mfashanyo izindi nkunga zaza zikaza ari inyongera. Ni ukuvuga ngo rero agiye mu nzira nanone y'ibyo abakuru b'ibihugu hano mu karere bakomeje kuvuga bavuga bati iki kibazo turakizi giteye gutya kigomba gukemuka gutya. Hanyuma ikindi cya gatatu ari nacyo nsorezaho ari nacyo nyamukuru ni ukuvuga ko noneho yemeye inzira y'imishyikirano yemeye inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyine yakemura iki kibazo nk'uko nanone buri genda agaruka ku byo abakuru b'ibihugu hano mu karere ndetse kandi iyo mvuga abakuru b'ibihugu no mu karere na perezida wa Repubulika y'u Rwanda abarimo yemeye yuko ikibazo nta kundi cyakemuka ni mu nzira y'ibiganiro ntabwo ari inzira ya gisirikare.